cyakozwe n'intumwa igice cya 28 umurongo wa mbere asoza n'umurongo wa 6. Tumaze gukira tumenye yuko icyo kirwa cyitwa Merita, bene igihugu batugirira neza cyane, baducanira umuriro, batwakira twese kuko hari imvura n'imbeho. Ariko Pawulo amaze guteranya umuganda w'inkwi hasi cyane, ishyira imvura umuriro mu kiganza. Bene igihugu babonye icyo gikururuka kirereta mu gikojo cye, baravugana bati kuri uyu muntu wici urabona ko yagize mu nyanja, idacurwa kibera n'imukundira kubaho. Ariko kumurira icyo gikururuka umuriro ntiyagira icyaba. Abandi bategereza yuko aje bubyimbe cyangwa ari gupfa kimutse, ariko bamaze umwanya munini bakibitegereje ubona ntacyo abaye, barahindura bati Imana. Nitwa Faustin Kimana, aho dusengera ni Remera, mfite umudamu, mfite n'abana. Ndashima Imana ko impaye umugisha kuba mpagaze imbere yanyu. Hari abantu bavuze ngo nasohotse ndatinda kwinjira, narwaye, ariko imbaraga zagarutse. Mvuye ku bipimo, barapima basanga ni normal, ariko nari natatswe cyane bikomeye. Mubona rero ndikigisha mpagaze hamwe ntibibe ikibazo, agasereri ko karimo. Ngiye kuvuga hejuru y'ubushobozi abera bafite mu isi. Niyo ntego, ubushobozi abera bafite mu isi. Ngo niba wandika urandika ngo ubushobozi njyewe mfite mu isi. Iri jambo niryo kwizerwa, niryo kwemerwa n'abantu bose, yuko twahawe umukiza Yesu, yaje gukiza abanyabyaha. Yuko twahawe umukiza Yesu, yaje gukiza abanyabyaha. Nari uwa mbere mu banyabyaha, ariko nsigaye nezerewe. Umukiza wanjye Yesu Kristo yanyogesheje y'amaraso. Umukiza wanjye Yesu Kristo yanyogesheje y'amaraso. Yesu umukiza ari hamwe natwe, akora imirimo nk'uko ashaka, acana umuriro we muri twe. Ninde wabasha kumuzitira? Acana umuriro we muri twe. Ninde wabasha kumuzitira? Acana umuriro we muri twe. Ninde wabasha kumuzitira? Ibipfa amatwi bibasha kumva, ndetse n'ibimuga bikagenda. Abanyabibembe barakizwa, ubutumwa bwe buramamazwa. Abanyabibembe barakizwa, ubutumwa bwe buramamazwa. Mwami Yesu umwuka wera, umuduhire buri munsi. Sayura abarohamye mu byaha, bamurikire bagaruke. Sayura abarohamye mu byaha, bamurikire bagaruke. Sayura abarohamye mu byaha, bamurikire bagaruke. Ururisho rw'ushifura, ahumagaye mu butayu.
umunezero abapagani bakunamire bagupfukamire bakuramye ukwishimye ku bantu bose n'icyubahiro haleluya ukwishimye ku bantu bose n'icyubahiro haleluya mwana yeseruye turi imbere yawe ukwishimye ku bantu bose n'icyubahiro ukwishimye ku bantu bose n'icyubahiro igitabo cy'ibyakozwe n'intumwa cyanditswe na Luka nyuma impamvu yacyanditse ndavuga enye. Icya mbere yacyandikiye kubika amateka y'itorero rya mbere byaranze itorero rya mbere. Icya kabiri kubika inyigisho nzima intumwa zigishije. Icya gatatu yabikoreye ku muvugizi w'ubukristo. Icya kane yabikoreye kugaragaza abagabo b'abanyamaboko bakoranye n'Imana imirimo ikomeye. Kigabanijwemo ibice bibiri. Igice cya mbere bacyita igice cya Petero, igice cya mbere kugeza ku gice cya 12, kuva kuri 13 kugera 28 kivuga Paulo mu rugendo rwa mbere n'urwa kabiri ndetse n'urwa gatatu. Hanyuma yewe rero ndavuga ku gice cyo kwa Paulo. Paulo yahagurukanye ubutumwa abantu batumva kubera ko bwasaga n'uburi kuvanaho igisa n'imihango y'Abayuda. Hanyuma rero bahagurukira kumurwanya, ariko ndavuga ibice bitatu by'ubutumwa yigishaga, ariko avuga umwe ari we Kristo Yesu. Icya mbere yavugaga ko abahanuzi bo mu isezerano rya kera bo bahanuraga ari Yesu w'i Nazareti. Nanone kandi akavuga ko amategeko ya Mose yavugaga Yesu. Nanone kandi akavuga ko zaburi zose zavugaga Yesu Kristo. Kandi na Yesu arabihamya. Mujyane nanjye mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Luka. Mwihute Luka igice cya 24. Mujyane nanjye mugereyo. Igice cya 24 Luka. Ndakoresha gusoma cyane muri hangana, ariko simbarambira. Ndashaka kumvikanisha inyigisho Umwami Yesu yampaye. Luka 24:44 haravuze ngo maze arababwira ati, aya ni amagambo nababwiraga nyiri kumwe namwe, yuko ibyanditswe kuri njye byose mu mategeko ya Mose no mu byahanuwe no muri Zaburi bikwiriye gusohora. Maze abungura ubwenge ngo basobanukirwe n'ibyanditswe. Urumva bahagurutse barwanya Yesu, kugira ngo namwe murabizi neza ko inkuru yo gusuka kwa Yesu batayumvise kimwe, kubera ko mu gihe cy'Umwami Yesu azuka amateka avuga ko baguriye abasirikare ngo bavuge ko abigishwa bibye Yesu ahantu ngo yari mu gituro. Hanyuma iyo nkuru iramamazwa, ariko hakaboneka abandi nabo bitwa abigishwa
mubizi neza ko nawe yazirwanyaga, ariko ngo amare guhura na Yesu azana ubwo butumwa. Abitwa abayuda bagendanaga ibitabo, imizingo y'ibitabo birimo amategeko n'ibirimo ubuhanuzi na za Zaburi. Hanyuma ariko Paul ngo amare guhamagarwa akababwira ngo ibyo bitabo mugendana ubivuga ni Yesu. Iyo myambaro mwambaye yanditsweho amategeko uwavuga ni Yesu, kandi nanjye twarihuriye. Nari ndimo ngenda ngiye kurenganya b'inzira ya Yesu, ariko ngo ngere mu nzira natunguwe n'umucyo mwinshi, niyumvira ijwi rye. Iryo jwi ryaravuze ngo Sawuli urandenganiriza iki? Paul agatanga ubuhamya akavuga ngo nta wundi uvugwa usibye Kristo Yesu. Noneho rero baravuga bati ubwo tugiye kukurwanya. Mu bintu rero bimugejeje imerita harimo n'ubu butumwa bwo kuvuga ko amategeko n'ubuhanuzi ndetse na Zaburi bivuga Yesu. Ubutumwa bwa kabiri yaravugaga ngo Yesu yarazutse. Ndashaka nanjye kubivugira muri iri teraniro, kubera ko n'ubutumwa bumaze imyaka 2000 nabuvugwa. Abanyamaboko barapfuye baguma mu bituro, abantu bakomeye abami n'abatwara barapfuye, ibituro byabo n'ubu biracyakinze. Babanyembaraga mwumva babanyabigwi na n'uyu munsi ibituro byabo biracyakinze. Ariko ndagira ngo tuvugire Kristo Yesu muri iri teraniro ko yagiye mu mva ku munsi wa gatatu, akaba yarazutse, ubu akaba ari muzima, imva yirarangaye. Tumukomera amashyi abantu bemera ubwo butumwa bwiza. Imva ya Yesu irarangaye, Yesu yarazutse. Ubwo n'ubutumwa urumva yavugaga ati nubwo mwafashe igitare mukagihomesha n'ubushishi, ariko yarazutse, ni muzima, yarazutse. Imana ihimbazwe cyane. Igice cya gatatu cy'ubwo butumwa cyaravugaga ngo ntiyazutse gusa, ahubwo muri we habonetse no kuzuka. Ubu twese abari muri iri teraniro dufite ibyiringiro byitwa ibifite ubugingo. Muri iri yaravuze ngo mfite ibyiringiro bifite aho muririmbe twumva mfite umugabane, mfite tuzabona abantu bazirije umva kandi uwo munsi hazazurwa abapfiriye muri we, bave mu bituro mu mucunzi, bazahurira mu ijuru n'abazaba bariyo. Zamana y'isiza ugaza Kristo murari umugita siko tubizi. Nagira ngo mbarize mugenzi wawe ngo ibyo byiringiro urabifite? Ibyo byiringiro urabifite? Mumbarize. Umuntu mwicaranye mumbarize, ibyo byiringiro urabifite byo kuzahura nabo twatandukanye nabo? Ibyo byiringiro murabifite ko tuzahura nabo umunsi Yesu azagaruka agateraniriza abakunze kuboneka bwa bose? Imana ihimbazwe cyane. Paul nawe yahagurukanye ubutumwa. Ubwo butumwa ni ubuvuga ngo muri we kuzuka kwarabonetse, abapfuye bose muri we bazazuka. Ntabwo yazutse wenyine, ahubwo azaza. Ageze i Tesalonike yarababwiye ngo sinshaka ko mumera nk'aba bandi batagira ibyiringiro. Niko yababwiye. Arababwira ngo ubwo mwemeye yuko Imana yazuye Yesu, aba ariko mwizera
abasinziriye muri we. Ubu njya kubagasaha ni ukuri, naho nava mu mwuka umurambo wanjye wabivuga ko kuzuka kuzabaho. Ibyo ndabigendana mu mutima, abo twatandukanye ari abe tuzongera guterana, tuzongera guhura. Hari abantu bari Rusororo, hari abantu bari Nyamirambo, hari abantu bari mu Marimbi bategereje igihe cyo kugaruka kwa Yesu. Kandi Yesu yabahaye ihumure, arababwira ngo urwo rupfu rwabo rumeze nk'ibitotsi, ngo ni nka kwa kundi umuntu aryama akaryama ariko mukanya ari mubyuke. Niko abera bari mu bituro bameze nk'abaryamye bari mu dutotsi. Mukanya hariho igihe bazahaguruka basuke. Yesu databuja nzamukorera ndacogora, Yesu umukunda mfitiye, maze imirimo yo mw'isi ashaka nigirangiza, azamana neza. Ubwo mwizeye yuko Imana yasuye, ndasubiramo, abariko mwizera yuko Imana izazanana na Yesu abasinziriye muri we. Aravuga ngo iki nicyo tubabwira tukibwirijwe n'ijambo ry'umwami wacu, yuko twebwe abazaba bakiriho kugeza ku kuza k'umwami tutazabanziriza natwe abazaba barasinziriye mbasha ngo bibaye bitotsi. Ariko igitangaza Imana ihimbazwe cyane, ngo Imana izavuga, ngo ijwi ry'umwami Imana rizavuga, ngo n'Imana y'Imana ivuge, ngo n'ijwi rya marayika ukomeye nawe nuko abapfiriye muri we basuke. Imana ihimbazwe cyane. Daniyeli we yavuze yaravuga ngo bamwe bazazukira ubugingo buhoraho, abandi bazukire gukorwa n'isoni no gusohotsa umutima iteka. Turashimira Yesu ko muri we twabonye gusuka. Twamushimira muri iri teraniro ko muri we twabonye gusuka. Ibi nibyo byiringiro tugira, twe nubwo twapfa tuzongera kandi tukaza. Ibyo turabigendana muri iri teraniro. N'umuntu utemera ko azapfa uzapfa, ariko nanone ndagukomeje, abera ntibapfa ngo ni mu bitotsi. Mwese abari muri iri teraniro mbifurije kuzabona Yesu. Inyuma yo kurya ibirayi no kubaka amazu meza no kugenda mu mamodoka meza ahetse, mbifurije kuzabona Yesu gazabagatsi. Oh haleluya! Mbifurije kuzabona Yesu ubwo azaba yagarutse.
kuvuga ngo aze sibyo bimuzana, azaza mu gihe yagambiriye, ariko kuza azaza. Ibyo nibyo byiringiro njye mfite, nibyo dufite, abera bafite, nibyo bituma tugoka, nibyo bituma tubabara, nibyo bituma tutajya kwifuza ahigiriye, kuko turazi ko azaza. Paul agira akaga gakomeye, icyatumye ajya i Roma yarajuriye, Imana yamusanze mu bunyururu, ndavuga Yesu. Aramubwira ngo witinya Paul, uko wampamirije Yerusalemu niko ukwiriye kumpamiriza ni Roma. Mu manza ze aregwa n'Abayuda ajuririra kuzaburanira i Roma, ariko nabyo intego kugira ngo azavugire Kristo Yesu i Roma. Muri urwo rugendo ajyana n'izindi mbohe, bisanga ku kirwa cyitwa Imerita. Batarebye gutegura bene urwo rugendo, aha hantu hari ahantu bagomba kugera, imitwe yabo iriya nzira niyo ariyo, ariko urugendo nyine baragiye kubera umuyaga uri mu nyanja, nta ndege bategaga, nta modoka zabagaho, ni ugutega amato iyo bashakaga kugera kure. Nuko bisanga Imerita. Bibiliya yavuze ngo bamaze gukira ngo bahita bamenya ko icyo kirwa cyitwa Merita. Urumva bakigezeho nabo batari babizi. Ubuzima hari igihe butujyana hirya bugakoza hariya, ukisanga ahantu mu by'ukuri utari uzi ko wakwisanga. Ariko muri ibyo byose ndashimira Imana ibana natwe mu buzima bwose. Ni ukuri ndashimiye. Hari abantu bahagurutse Cyangugu, abandi bahaguruka Gisenyi, abandi bahaguruka za Musanze Amajyaruguru, abandi bahaguruka Iburasirazuba, abandi bahaguruka, ariko ntiwari uzi ko uzatura i Nyamirambo cyangwa Kimisagara, ntiwari ubizi ko uzatura ku Muhima cyangwa ku Gisozi. Ibyo ntabyo wari uzi ko uzisanga hakurya iriya. Ubuzima bwagiye bugucangacanga, wisanga aho uri uyu munsi. Munyumve rero, ndashimira Imana ko muri izo struggle zose, muri ibyo bibazo byose twagize, Imana yabanye natwe. Burya harimo ruhuma, hari umuyaga wacu uturutse imbere, kandi intego uwo muyaga kwari kugira ngo ukumene ubuzima bwawe burangire, amateka yawe azime. Ariko umuririmbyi we yaravuze ngo imiyaga yose ntiwiyihagarika, iyo yavuze ngo tuza byose. Bavandi, haleluya, haleluya. Nibutse ijambo riboneka mu butumwa bwiza bwa Mariko mu gice cya 2, ngo abigishwa bari kumwe na Yesu mu nyanja. Nuko bari muri iyo nyanja ngo hasi umuyaga, ariko Yesu ngo aryamye muri iyo nyanja, muri ubwo bwato, ngo ibwerekeze yiseguye n'umusego. Maze ikintu gitangaza, ngo hasi umuyaga, hasi urabura kubita, bose baravuga bati kera ibyacu birarangiye katubayeho, ariko ngo bakangurira Yesu, baramubwira ngo se ntabwo byitayeho. Imana ihimbazwe cyane, ngo akangutse acaha umuyaga. Yesu ibyaremwe byose bifite amatwi yo kumwumva, ajya avugana n'umuyaga, umuyaga ukumva ni umuremyi, ugacisha make ukagenda gake gake. Abwira umuyaga ati twumvikane muhagarare, umuraba nawo hagarara, urahagarara. Inyanja nayo nawe wanyanja ceceka, inyanja ngo iraceceka, iratungana rwose. Icyo nshaka muri iri teraniro, ndashaka kubabwira ko hari ibintu Yesu yacecekesheje byarahoreraga. Bibiliya iravuga ngo amajwi y'amazi menshi, umuraba ukomeye w'inyanja, Uwiteka uri hejuru abirusha iki bavana. Hari ibintu Yesu yacecekesheje ku buzima bwawe. Ni ukuri byari bigututse, urugo rwawe byari birututse, ubuzima bwawe bwari birututse, indwara zahagurutse, abadayimoni bahagurutse, imyuka mibi yahagurutse.
wahabereye umubyeyi warahamubereye, uhabereye umugabo uri muri iri teraniro warahamubereye. Dawidi we yaravuze ngo iyaba Uwiteka atari we wari mu ruhande rwacu ngo abe ariko Abisirayeli bavuga, natwe hano ku wa gatatu niko tuvuze muri iri teraniro, iyaba atari wowe Uwiteka, isuri iba yaratenze ku bugingo bwacu, ababisha baba baratumize bunguri tukiri bazima, ariko turagushimira kuko utagutanze. Mu ijoro warahabaye, na ku manywa urahaba, amanywa yose urahaba, twubikira urahaba, warabonetse turakubona, turagushimiye. Himbazwa Yesu. N'ejo niwe wahakubereye, n'ejo niwe wahakubereye. None rero munyemerere duhamure kubera ko turi mu masengesho, sibyo? Kubera ko ndimo ndabyumva umuntu muri kumwe mubwirire ngo yabanye nawe ifite gahunda yo gukomeza kubana nawe, yabanye nawe ifite gahunda yo gukomeza ikabana nawe. Wararwaye urakira, izongere ukize. Iyagutabaye inzara yaje ikirukana inzara mu rugo rwawe, iyakwambitse kandi ugiye gusaba, iyagutabaye, haleluya haleluya, ifite gahunda yo kugaruka kandi ikabana. Nubwo amagambo yanjye ataba menshi, shinga Mana kuko mutima wanjye himbaza Mana, unezerwe kuko ndamahoro. ntabwo shitani akurwanya kubera ko uvuga icyo muvuga, ahubwo niyo kamere ye. None muri iri teraniro harimo abagore beza, abagabo beza, abasore beza, batari mu bitaro, batarwaye, bameze neza, bari gutahe bakarya, bariye ejo, bariye ejo bundi, bameze neza, bambaye ibitenge, harimo abagabo beza bafite imbaraga. Nta muntu utafite
cy'Imana niko Imana ivuze. Nubwo ntari umupasiteri ariko ndimo ndabyumva mu ijuru baravuze ngo akira umugisha kubera ko wiriwe muri iri terambere. Utawakira wakira umugisha. None nari mvuze ngo ngiye gutera haleluya kandi ntabwo muyikiriza mwicaye. Ni haleluya ngiye gutera imizimu yose imbaraga z'umwijima n'ibirwanya n'ibiturwanya. Ni haleluya igiye guhamagara akazi. Ni haleluya igiye guhamagara umugabo akakwitaba. Ni haleluya igiye guhamagara umugore akakwitaba. Ni haleluya igiye guhamagara ubuzima. Ni haleluya igiye kuzana imibereho mishya. Ni haleluya igiye guhindura ibintu by'imisozi. Ni haleluya igiye gukuraho imitego mu tuyira n'inzira ngari abantu baca. Ni haleluya igiye guteka abantu shayito besa. Bezo enani kando taide. Uyikirize mu izina rya Yesu. Uyihuse n'ikibazo ufite. Uyivengani mantose. Shabitu tige rombe oera. Bizi winigi ndangani mangani siwi. Uyihuse n'igipitito tanga mambra dosansi. Kandi harimo amavuta ni kucyumva muri giterane. Nibirangaraho ugashyira mu nyuguti mu bwenge n'agashyi. Ugira gutya giterane siko muri giterane. Ugaridata wabifutse. Ugaridata
nzongera kukubaka. Wa mwari wa Isirayeli, umupapa uri hano, Imana ivuze ngo izongera kukubaka. Umva mama, nawe uzaba wubatse. Ibyo biteweho kashe na Yesu. Uri Imana, harimo uri Imana, ukabona abantu bameze gutya bari gusenga iyo batari kureba, ukabona abantu bangana gutya bari gusenga iyo batari kureba, bari kuvuga bati kuyirebera hari, ariwo uri Imana, ntabwo wabagirira neza, wabareka. Njyewe ntangaje amakuru y'impamvu ni ukuri, hari ibintu by'imigozi bicagagurikiye muri iri teraniro. Ndetse batanze n'amahirwe ya kabiri mu bantu b'iri teraniro. Amen. Amen. Kubera uko wizeye. Paulo ageze Milita, basanze abantu b'abagizi ba neza, babacanira umuriro, babaha imyenda yo gukuranwa. Ndashaka gushimira umuntu wese uri muri iri teraniro, utambara wenyine, wambara akambika n'abandi badashoboye kwiyambika. Ndashaka gushimira umuntu uri muri iri teraniro, ubona amafaranga ntayarya wenyine, agasangira n'abantu bakene. Ndashaka gushimira abantu muri iri teraniro bita ku mfubyi n'abapfakazi n'abatagira shinge na rugero n'abakene. Ndashaka gushimira umuntu uri muri iri teraniro Imana yahaye inzu, agahitamo nawe kujya yishyurira undi muntu uba mu bukode. Ndashimira umuntu uri muri iri teraniro Imana yagiriye neza, ineza ntayibemo wenyine, akayisangiza n'abandi. Uwo muntu ndamushimiye muri iri teraniro. Nshimiye umuntu muri iri teraniro wishyurira abantu minerivare. Nshimiye umuntu muri iri teraniro ukora ibikorwa by'urukundo, utizirikana wenyine, uzirikana n'abandi. Ndamushimiye kandi akabikora abantu ntibabimenye. Dushimiye, njyewe ndi umuvugabutumwa, ndashimira abantu bita ku bavugabutumwa, abakozi b'Imana bavuga ubutumwa, bakabitaho, bakabaha imyenda, bakabaha amakoti, bakabaha amafaranga, bakabishyurira amazu. Ndabashimiye muri iri teraniro. Imana ibahe umugisha, Imana ibahe umugisha cyane. Ndagira ngo iteraniro twese twikomere amashyi menshi. Hariho abantu babizirikana. Baba rero na Paulo n'abageze Milita, basanga abantu babaha imyenda yo gukuranwa, babacana umuriro. Hari imbeho, bari bamaze iminsi 14 mu nyanja, imbeho ari nyinshi, ngo babacanire umuriro, ariko Paulo urebye abona ntuhagije. Hano wajya gutasha kugira ngo acane, kuko ari gusa igihe amaze mu mbeho. Ndashaka kubwira ko ari bo munsi igihumasi. Iri teraniro rishobora kuba ritagutosha, birasa
yatashe. Inshira ariyo ya nzoka yitwa shitani iramuruma, ngo iva muri uwo muriro iramuruma ikiganza. Noneho bene igihugu rero babonye iyo nshira n'uburyo muruma, bakatekereza ku bandi yarumye ityo. Ngo umuntu inzoka iri yityo arabyimba cyangwa agapfa akibutse, kandi ntabwo bitinda rwose, ntayitarangira. Ngo imurume baravuga bati umuntu yageze mu nyanja ariko hafi arahaguye, bamubona nk'upfuye. Inzoka kumuruma muri Polo hari icyo bita imbaraga, ubumara buhura aho bucya. Ni ibi naje kubabwira muri iri teraniro. Inzoka yaramurumye, ubumara ntibwiruka mu mubiri wose, reka da ntibwabona aho bunyura, kubera ko muri Pawulo harimo imbaraga zinetraliza ubumara. Muri Pawulo harimo imbaraga haleluya haleluya haleluya, kubera harimo imbaraga zinetraliza ubumara, ku buryo ikiyoka kikuruma kikagira urabyimba ukiritse. Reka da wowe ugakoresha sisiteme yitwa kugikungumura, ukavuga utereka reka urumye utarumwa, uriye utaribwa. Nashaka kubabwira ngo muri mwebwe harimo antivirusi. Muri mwebwe Yesu yashyizemo ubushobozi butuma ubumara bwa Satani butabirukankamo. Muri mwebwe mubera mu itorero harimo ubushobozi butuma umuntu yakubita urushyi. Kandi burya umuntu yakubise urushyi abahishiye cya shitani, abagira ngo wakubise urushyi uhita ukingura shitani ahita yinjira, noneho uremererwe n'icyo akoze. Ariko Yesu kubera ko yari yizeye ubushobozi abana be bafite, aravuga ati umuntu nakubita urushyi nawe. Ni nko kuvuga ngo ubu gukubise noneho niba uzasigara yibaza ibintu umugiriye ntacyo bimutwaye, ni ikihe kibazo? Nibwo nakubwira ngo muri Kristo Yesu harimo ubushobozi bwatuma umuntu agutuka ukumva niko kuririmba. Ntabwo murabyumva. Muri Yesu harimo ubushobozi, urumva, bwatuma umuntu agusuzugura ukumva ni ibintu bisanzwe, nko kumva yamuhamije na wowe ni ibintu bisanzwe. Akagira ngo urara udasinziriye ngo kubera ko ijambo akubwiye, ahubwo akaba ari urara udasinziriye, wowe wisinziriye, byabaye nko kumena amazi ku ibuye. Ubwo ni ubumara. Satani yakuruma akoresheje n'uwo mubana mu nzu akakuruma. Satani agira ngo ubumara butinjire mu bupfire ngo umare icyumweru cyose ubyimbye. Ngo umugabo yambwiye nabi. Muri Yesu rero harimo ubushobozi bwatuma umuntu akubwira nabi, bikaba arimo kumena amazi ku rutare, ibyo bintu bigira icyo bifata. Harimo ubushobozi ku buryo umuntu aguhemukira, ni ukuri kw'Imana ntumute umwana. Se ayo magambo murayumvise? Bavandi murayumvise? Kubera iriya minota isigaye kugira ngo dusenge, ndashaka kubabwira ko ubwo bushobozi bugizwe n'ibintu bitatu muri wowe. N'ubu utabifite uzabishake. Icya mbere ni amaraso ya Yesu. Amaraso ya Yesu agira ubushobozi bwo kutweza, akadutunganya, akadukuraho imyanda yose. Kabiri ni urukundo. Urukundo rufite ubushobozi bwo kumira ibintu bunguri. Umuntu akakwanga ukamukunda, mu kingo cyo gucumbagira wowe akaba ari gucumbagizwa n'urukundo umukunzi. Icya gatatu ni imbaraga z'umwuka wera. Ubu rero tugiye gukora icyo bita gusunguza. Polo baravuga ngo agiye gupfa, kanzingera ibitabo, wafata cya gikururuka, ndagira ngo uhaguruke mu mwanya wawe. Uruntu rw'urukururuka rwakururuka